umuyobozi w'akarere kacu ka Ruhango, kuba umuyobozi w'akarere ka Muhanga twifatanyije kuri uyu mugoroba wo kwibuka ku nshuro ya 31 abazize Jenoside yakorewe Abatutsi hano i Mbuye. Inzego z'umutekano turi kumwe hano zitandukanye, abayobozi turi kumwe batandukanye kuri uyu mugoroba, babyeyi bakuru bacu, bana bacu, nagira ngo mbanze mbabwire ngo dukomere kandi twibuke twiyubaka. Ndatangira nkomeza bafite ababo bashyinguye ahangaha, by'umwihariko abazashyingura imibiri yabonetse 4 isanga abari bashyinguye ahangaha, ndetse nkanakomeza n'abandi batarabona imibiri y'ababo aho yabiri ahariho hose, kuko kwibuka kuri twe nk'abarokotse Jenoside, aya ni amateka yacu, tuzahora twibuka. Jenoside yakorewe Abatutsi ni amateka twigiraho nk'Abanyarwanda, by'umwihariko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni amateka ashaririye kuko Jenoside yakorewe Abatutsi yagejeje igihugu cyacu kure hatavugwa. Aya mateka mabi rero ya Jenoside yakorewe Abatutsi duhora tuvuga mu gihe twibuka, nta nubwo azatubuza kujya tuvuga ameza. Turashima kuri inshuro ya 31 twibuka abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Turashima leta yacu ko uyu mwanya yawugennye, kandi abarokotse Jenoside nagira ngo mbabwire ko uyu munsi bakomeye, barakomeye, bari mu rugamba rwo kubaka igihugu, bari mu rugamba rwo gushyigikira no gushyira mu bikorwa politike nziza y'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Kandi kwibuka bakaba babifata nk'intango y'ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Ntabwo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bagicibwa intege na busa n'abagifite ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nta mwanya bafite muri iki gihugu, ahubwo bafatwa nk'abapfuye ko barwaye bwaki y'ubwonko, ndetse nyuma yo gupfa kuko nta mwanya bafite, nta n'ubitayeho, ntitunamenye nk'Abanyarwanda igihe n'ikiriyo cyakuriwe cyabo. Abayifite rero bose bumve ko nta mwanya bafite muri iki gihugu, kuko Abanyarwanda babaye umwe. Dufite
intego turaharanira ko abanyarwanda nkuko hariho politike nziza y'ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa, ni nako abarokotse jenoside bataheranwe n'ayo mateka ya jenoside, bataheranwe n'ahabi jenoside yabashyize, ahubwo bagaharanira gutanga imbabazi ku batarazibasabye. Ubwo ni ubutwari bukomeye, bakajya imbere mu kubaka igihugu no gushyira hamwe muri politiki y'ubumwe n'ubwiyunge. Nagira ngo mbabwire ko hashize imyaka 109 Ababiligi bigishije urwango mu gihugu cyacu, ari naho havuye jenoside yakorewe abatutsi. Iyi myaka ishize turacyabona ko hari abagifite ingengabitekerezo ya jenoside, kuko ubu ejo tuzashyingura imibiri 4 yabonetse, isanga yari ishyinguye ahangaha igera ku 518. Aha hari icyo biba bivuze rero, buri wese yakwibaza, imyaka 31 hari abantu bagifite mu mutwe wabo ahari ahajugunywe abacu badashaka kugaragaza. Ntabwo umuntu yavuga ko bafite ubumuntu, ariko dukeneye ko babugira, kuko twumva batahitamo kuba imva zabo, imibiri yabo ngo ibe imva zabo, hanyuma imitima yabo ibe imisaraba. Ahubwo bakagaragaje aho bari kugira ngo ababo bashyingure baruhuke imitima, ndetse hariho no gushyigikira politike nziza y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ibyo turabibasaba kugira ngo abafite ayo makuru bayatange. Jenoside yabaye mu Rwanda yakorewe abatutsi yagize ingaruka zikomeye ku banyarwanda n'igihugu, ariko turashima nyakubahwa Perezida wa Repubulika wagize ubutwari bukomeye, afatanyije n'abanyarwanda bari bafite umutima ukomeye, ubutwari, inkumi n'abasore n'abandi bari bakuze, bagafata iya mbere kugira ngo babohore u Rwanda, bakize abanyarwanda bicwaga mu gihe cya jenoside, bakaba barahagaritse jenoside yakorewe abatutsi, bakaduha igihugu cyari kigeze habi hatavugwa. Uyu munsi tukaba dufite igihugu, dufite ubuzima, ndetse dutanga ubuzima. Utabasha gushima inkotanyi
yazanarenda ava mu buzima ntacyo abonye nimba ntacyo arabona. Turashima ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwafashije abarokotse jenoside batari bafite icyo baheraho, bukabaha ubuzima, bukabafasha muri sekiteri zinyuranye, iz'uburezi, iz'ubuvuzi, bukabaha amacumbi, bukabafasha mu mishinga iciriritse, ndetse hakabaho no guha inkunga abarokotse jenoside batagifite imbaraga, inkunga y'ingoboka. Ibyo turabishima cyane. Nasoza rero nongera gukomeza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bazashyingura ejo imibiri yabonetse, mvuga ngo mukomere, mutwaze, kandi mwibuke mwiyubaka, murushaho gukora mu kwiteza imbere no kubaka igihugu, maze twimane u Rwanda rwemye. Murakoze, twibuke twiyubaka.